Yes, afana Sport mbarikire breaking news, amakuru meza cyane ava ku buyobozi bwa Rayon Sport. Ngiye kubabwira gahunda uko ziteye aya masaha gose n'ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo burerekeza mu Nzove kabisa, ndakubwira ikibajyanyeyo ndetse n'impamvu bagiyeyo. Ibyo byose ngiye kuba nabikubwira aka kanya ubu tuvugana. Right, ubuyobozi confirmed uri kwerekeza mu Nzove, abagabo batandukanye bagacinya ba Paul Muvunyi, ba Tadeo ndetse n'abandi bantu bafasha Rayon Sport mu buryo rusange cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Ibyo ngiye kuba nakubwira gahunda uko ziteye. Yes, n'equipe ya Sport ubona ko gose nyuma y'imisi mibi cyane imaze muri equipe ya Sport itabona amanota 3, abafana bakaba batangiye kubikoma cyangwa se bavuga ibintu bitandukanye, amagambo akomeye cyane ku bakinyi bamwe na bamwe barimo Academy Ndiaye. Ubwo ni muri urwo rwego ubuyobozi bwa Sport ubise ufata gahunda yo kuba bwakwerekeza mu Nzove, bakareba ko hari ibyo bakemura, Rayon Sport ikaba yagaruka mu murongo mwiza. Right, baragira ngo bakumira hakiri kare Rayon Sport itazagira ikibazo cyo kubura abafana kuri stade. Rayon Sport nekeza ko itakaje undi mukino umwe byaba bibaye bibi cyane. Ubuyobozi bwa Sport muri urwo rwego rero burashaka gufatirana hakiri kare kugira ngo babashe kugira gute kugaruka muri course ya championnat, bare ko bakomeza guhatana na APR FC, kandi bibi kibazo cyane burya na APR FC yatsinze. Burya kuri Mukura Rayon Sport yatsinzwe, ariko APR FC iza gutsinda abafana Rayon Sport nanone abari kugira amakano ko kuvuga, ariko kuba APR FC yatsinze Rayon Sport igatakaza biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ubuyobozi bwa Sport bamwe mu bagabo bose batandukanye barebera equipe ya Sport bagiye kwerekeza mu Nzove, baganize abakinyi babicaje hasi, abibutse icyo Rayon Sport icyo ari cyo, bababwire ko amafaranga ya prime ahari kandi nta kibazo na kimwe wenda mu buryo bushoboka wenda bazahura nacyo cyo kubura uburyo bw'amafaranga, cyangwa se bakaba bahura n'ikibazo cyo kubura amafaranga mu buryo burambiranye. Bagiye kubicaza ariya mu Nzove babaganize. Arumva ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo equipe yatsinze imikino igera mu 10 muri fazare ikaba yatangiye gutya muri iyi minsi. Ku mutoza wa Bitinyo nawe baramubwira ko nawe agomba kugira ibyo ahindura mu mitoreze, akaba yagira wenda ubundi buryo azamuramo urwego mu buryo bw'imitoreze, akaba wenda yagira nawe icyo yongera mu rwego rw'imitoreze, akaba nawe yatanga intsinzi agashiraho uruhare rwe nk'umutoza. Right, nawe birumvikana nawe muri izo ntsinzwi zose bafitemo akaboko ke, ariko n'abakinyi bagiye kubaganiza agapurime babwire ko kagomba kuboneka, ndetse n'umushahara ku kwezi nawo uzajya uboneka bidatinze, ariko bagume mu murongo mwiza cyane kandi bagumeze bitware neza. Academy Ndiaye nawe bagiye kumuganiza, nawe babwiye bagiye kumuganiza uyu musore Academy Ndiaye, nawe barebe ko yagarura icyizere akaba yakomeza gufata neza mwizamu. Ariko iby'ingenzi bagiye kuganiraho n'uganiza abakinyi batuje, kuko barabizi ko n'abakinyi bashoboye, ndetse no kumutoza kurari rw'umutoza nawe barabaza kumuganizaho, baraza kumugeraho nawe baramuganiza. Right, kugira ngo babe babasha kugaruka muri course ya championnat cyangwa se muri marato, bakomeze kureba ko bakwitwara neza n'equipe ya Sport. Right, urabona ko Sport abafana batangiye babonaga ko byatangiye kubarakaza, ariko ni mutuze turareba muri weekend Kiyovu wenda icyo baraza kwikorera, ariko gahunda ari nuko gose bagiye kwegera abakinyi ndetse n'umutoza.